Bene data nshuti bavandimwe, uyu ni umunsi wundi Imana yongeye kuturemera kugira ngo tunezererwemo tuwishimiremo. Tunejejwe n'Imana ko iduhaye ibihe kandi ituremeye ubundi buryo ngo twongere duhamye tuvuge imirimo yayo. Nitwa Joseph Alain, ndi mwene so muri Kristo Yesu kandi nshima Imana yampamagaye. Inkiza mu gihe cyari kigoye gikomeye, intarura mu magana menshi, ingirira icyizere inyicaza mu murimo wayo. Ndayishimiye rero. Uyu munsi kandi dufite umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryayo. Ubushize aho duheruka twaganiriye ku munsi mushya. Umunsi mushya Imana irema ku buzima bw'umuntu. Umuririmbyi waririmbye ngo umunsi mwiza nibuka. Undi araririmba ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Uyu munsi mushya twawuganiriyeho ari igice cya mbere. Uyu munsi rero turaza kuganira kuri indi jambo rivuga ngo nta mpamvu. Nta mpamvu n'imwe. Nta mpamvu n'imwe ituma dusubira mu mishyikirano n'ibyo twaretse. Reka dusome Daniyeli, igitabo cya Daniyeli, igice cya 3, umurongo wa 16. Daniyeli 3:16. Aratubwira ngo Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ari Imana ikiza. Reka twunge handi magambo ari mu Baroma, igice cya 8. Igice cya 8 Abaroma. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Umurongo wa 33. Aravuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ariwe wazipfiriye ndetse akaba yaruzutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? 37 akavuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Reka dusenga Imana. Turagushimiye kuko ari we Mana ihishura ibyahishwe. Ni we Mana igaragaza ibitagaragara. Uhojesha amaso y'abantu bawe uyu mwanya n'igihe cyose, mwami, tuzakurikira ubutumwa bwawe, hanyuma tubashe guhishurirwa ibiri muri ryo. Buri wese amenye icyo umubwira kandi acyakire agishyire mu bikorwa. Urakoze kutuyobora no kudufasha, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Bene data, bavandimwe, inshuti, babyeyi, nongeye kugira ngo mbabwire ngo nta mpamvu. Nta mpamvu n'imwe. Nta mpamvu n'imwe. Nta mpamvu n'imwe yatuma dusubira mu byo twaretse. Nta mpamvu n'imwe yatuma tureka uwo twakurikiye. Aba basore batatu murabizi cyangwa mwarabibwiwe cyangwa mwarabisomye. Muzi ko bari abasore 4. Harimo Daniyeli, harimo Saduraka, harimo Abedenego na Meshake. Kandi bari baranyazwe bari mu gihugu kitari ikiwabo. Nta jambo bagombye kugira, nta jambo bagomba kuvuga ngo ryemerwe, nta gitekerezo bakayize kuko bari nk'impunzi. Ariko bo byari birenze impunzi kuko bari abanyagano. Bari i Babuloni kandi ari Abaheburayo, ari Abisiraheli,
ariko umwami Nebukadinezari yari yarabatwaye. Murabizi yuko yaje agatwara abahanga, agatwara abanyabwenge, agatwara imfura, agatwara abakomeye bo muri Isiraheli bose, hanyuma akanyaga igihugu cyose, abakomeye n'aboroheje, ndetse ngo agasenya n'urusengero n'ibindi byari Yerusalemu byose akabisahura. Aba rero bagiyemwo, bageze muri kiriya gihugu, uzabona bo ubwabo bibwira gufata ingamba z'imibereho. Uwo bari barizeye bari bafite Imana ya Isiraheli, kuko ari Imana yabo, yari Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, ariyo Mana ya sekuruza wabo. Hanyuma baravuga bati, ubu rero tugeze mu kindi gihugu, kandi igihugu kitubaha Imana, kandi igihugu kidasenga Imana, kandi igihugu kidakorera Imana yacu, kitanayizi. Ariko uko biri kose, ijambo ry'Imana mu gice cya mbere cya Daniyeli akatwereka ngo Daniyeli afata ingamba, ariyemeza ngo yiyemeza kutaziyandurisha ibyo muri icyo gihugu byose. Hanyuma afata ingamba, aravuga ati, nzatungwa n'ibishyimbo n'amazi gusa, ariko sinzemera kwiyandurisha ibyo muri iki gihugu. N'abandi nibwira ko ari uko, kuko bari mu murongo umwe na Daniyeli. Ariko igihe kiragera, Bibiliya ikatubwira ibyo Daniyeli yagiye akora mu bice bikurikira, ikatwereka uko abo basore bahagaze mu mwanya mwiza. Aha rero kugira ngo tudatinda, nashatse kugira ngo twumve, tumenye iyi commitment, tumenye iyi engagement ikomeye, tumenye uku kwiyemeza gukakaye gukomeye kutemerera umuntu gusubira inyuma. Umwami ngo yakoze igishushanyo, aragikora, abajyanama be bamugiriye inama. Umwami akora igishushanyo kiraho, ngo aragihagarika mu kibaya cya Dura. Hanyuma ngo aravuga ati, umuntu wese akwiriye kuramya iki gishushanyo. Uko niko bari babyemeje, uko niko bari babishyizeho, uko niko bari babipanze. Ryari itegeko rikomeye, rikakaye, riturutse ibwami, kandi ko buri wese agomba kuramya icyo gishushanyo. Abaturage bose abatuye icyo gihugu, niba abatuye icyo gihugu bagomba kuramya icyo gishushanyo, impunzi ziri muri icyo gihugu zo byari itegeko rirenze. Niba abatuye icyo gihugu, abavuka bafite nationalite, bafite ubwene gihugu bw'icyo gihugu cy'i Babuloni, bari bategetswe kandi bagomba kubaha. Abanyagano bo byari akarusho, bagombaga kubyumvira, kandi nibyo byari bubahesha ubuzima. Aba bahungu wibuke yuko batoranijwe, bari ibwami, babayeho neza, bari mu rugo rwiza, bari muri palase, bari muri palais royal. Ariko kubera Imana bizeye, bajya inama, baravuga bati, ntabwo dushobora kureka ibyo twizeye, ntabwo dushobora gusubira inyuma, ntabwo dushobora kongera kwisubiraho ngo dusubire ku byo twari twaranze, ngo tureke ibyo twari twaragambiriye gukora, dukore ibidakwiriye, dukore. Mwibuke ko amategeko y'Imana harimo irivuga ngo ntukaramye ibishushanyo, ntukabipfuka, ntukabyikubita imbere, ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine aba ariyo ukorera. Ku munsi Yesu yageragezaga Satani mu gice cya 4 cya Matayo, ndetse rwose Satani abwira Yesu ati, upfukame undamye ndaguha biriya bintu byose. Yesu yaramubwiye ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine aba ariyo ukorera, ntukagire izindi mana mu maso yanyu. Ni amategeko y'Imana bagendanaga. Ntabwo rero bigeze bagira umwanya wo kubitekerezaho ngo bavuge ngo turasubira inyuma tujye ku byo twari twaragambiriye, turanga umuco w'iwacu, turareka Imana yacu tujye mu zindi mana. Ahubwo itegeko ryari aho. Muzi yuko itegeko ryose rigira igihano mu kutarishyira mu bikorwa. Iri ngiri igihano cyari gikakaye, kuko byari ugushyirwa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Hanyuma Bibiliya ikatubwira ngo bafata icyo cyemezo, biyemeza. Aba basore batatu biyemeza kutazasenga indi mana, biyemeza kutazapfukamira ibigirwamana, biyemeza kutazaramya igishushanyo umwami yakoze. Abajyanama b'umwami n'abandi bacurabwenge bajya ibwami kumumenyesha yuko hari abanyagano yakuye mu gihugu cya Isiraheli, bakaba batitaye ku itegeko rye, bakaba badashaka kumvira ibyo yahategetse, bakaba badashaka kwemera no kwakira itegeko ry'umwami. Barimo barasenga Imana ya Isiraheli, ngo barimo barasenga ndetse kuruta uko basengaga nubwo itegeko ryashyizweho, ariko ntacyo bibabwiye. Umwami rero ngo yageze aho aratekereza, amaze kumenya ko abo basore nubwo abakunda ngo batitaye ku itegeko rye, ngo arabatumira
arabahamagara arabicaza, arababaza ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwitumye, nimwe mwiyoboye, nimwe mwigiriye inama yo kutita ku itegeko ryanjye ngo muramye igishushanyo nakoze, ngo muramye iki kigirwa, ngo muramye iki ishusho yanjye nashyize aha, ngo mube ariyo ngo muyiramye. Mwabyanze cyangwa ntimwamenye amabwiriza natanze? tubaha andi mahirwe. Hari igihe isi iduha amahirwe, ikaduha amahirwe ya nyuma yo gukora ibyo ishaka. Hari igihe Satani ajya tugerageza akazana ibishuko kugira ngo aduhe amahirwe ya nyuma, ariko reka mbabwire, nubwo yaba ari aya nyuma ntuzayemere, ntuzasubire inyuma. Umva icyo Saduraka na Meshake na Abedenego basubije umwami. Baramubwiye ngo Nebukadineza, biratangaje kubahuka umwami, kuko amasaha yabo ya nyuma yarageze. Ubibona wese arabona ko bihaze, arabona ko bahaze amagara yabo, arabona ko byarangiye. Ntibakivuze ngo Nyagasani, ntibakivuze ngo Nyaguhoraho, ntibakivuze ngo Nyaguhora ku ngoma, ntibakivuze ngo Mwami Nyir'ingoma cyangwa Nyir'ingabo, ahubwo baravuze ngo Nebukadineza. Nta mpamvu n'imwe ituma tugusubiza iryo jambo. Imana ishimwe. Dufite abantu bazi gufata icyemezo, dufite abantu batazasubira ku byo baretse, dufite abantu batazasubizwa inyuma n'ibihe, dufite abantu batazasubira ku byo bari baranze, dufite abantu batazemera kuramya ibigirwamana. Imana yigeze kubwira Eliya, ubwo Eliya yibwiraga ati ni njye njyenyine usigaye, Imana iramubwira ngo genda ukore, ngo genda wimike umwami, ngo utoranye umuhanuzi witwa Elisa, ngo ujye ngo kwa Yehu, ngo n'abandi, ngo nubirangiza ngo uzabone gusoza ubuzima bwawe. Ariko rero ntukiyemere, ngo ntukishyire hejuru ugira ngo niwe wenyine, ngo ndacyafite abantu 7,000 bitapfukamiye Bayali. Imana ifite abantu bafata icyemezo, Imana ifite abantu bakomeye mu myemerere, Imana ifite abantu batagamburuzwa n'ibihe, Imana ifite abantu batasubiye inyuma. Rimwe na rimwe hari ubwo umuntu asubira inyuma akagira ngo n'abandi bose basubiye inyuma. Hari ubwo umuntu agamburura akareka ibyo yari yariyemeje akagira ngo n'abandi bose barabiretse. Ariko reka nkumenyeshe mwene data yuko ari we wenyine, ahubwo kanguka, haguruka dukomeze, haguruka tujya aho twajyaga, haguruka dukore urugendo rw'iterambere, yaba mu by'umwuka yaba mu buzima busanzwe. Dukomeze turwane kigabo kandi turwane tujya imbere. Ingororano zirahari kandi yiyemeje kuturinda. Reka nkubwire rero, aba basore baramusubije bati Nebukadineza, hari igihe kigera negosiyasiyo zikarangira. Hari umunsi ugera kuvuga uko umuntu yakabaye avuga muri disipurine, mu kinyabupfura bigahagarara, kuko twasanze ko igihe ukomeje kubaha icyaha, igihe ukomeje kuvuga mu kinyabupfura, gupfukamira, kuvuga mu buryo, birangira wubashye kandi ukubaha byose ibyo ubwira. Ariko bafashe ingamba zikomeye, babwiye Nebukadineza ngo Nebukadineza, nta mpamvu n'imwe ituma tugusubiza iryo jambo. Ariko bafite icyizere, numva icyizere bafite, bati Imana dukorera, niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza ukuboko kwawe. Ndashimira Imana ko iri hejuru y'abantu. Uyu nguyu yari uwo twita Ampereri, umwami w'abami. Yari umwami w'abami, ntabwo yari umwami usanzwe, ariko hejuru ye hari Imana. Nigeze kubwira abantu, ntiburiya uzi ukuntu Imana yacu ikomeye. Uzi ko buriya muri sitirikitire y'inkiko haba inkiko uko zigenda zikurikirana, urukiko rumwe rwafata icyemezo ukarubwira ngo uragifasha, ariko nzajya hejuru yawe, hari urundi rwego ruzaturenganura kugeza ku rwego rwa nyuma, aho bavuga bati aha ni Gasesa, aha ni n'urw'ikirenga, aha ni urukiko rw'ubujurire, uru ni urukiko rukuraho izindi manza. Hanyuma umuntu akavuga ati ariko ntako ntageze, nahereye mu rw'ibanze njya mu rwisumbuye, njya mu rukuru, njya mu bujurire, njya mu rw'ikirenga. Izo nkiko zose ukaba ufite ububasha n'uburenganzira. Imana ishimwe ko leta y'u Rwanda n'izindi nzego zose zifite uko umuntu atarenganywa ngo arenganire hamwe cyangwa afatirwe icyemezo kibura ukivuguruza. Haleluya.
nta handi no mu bindi bihugu nuko bigenda, habaho uko umuntu ajurira vuba, dore ko umuntu akajurira, ariko njya nshima yuko dufite Imana idashobora kujuririrwa ku cyo yemeje, idashobora, nta muntu n'umwe ushobora kujurira icyemezo Imana yafashe. Hejuru yayo nta rundi rwego rubaho, hejuru yayo ntawe uyigira inama. Pawulo yigeze kwandikira Abaroma mu gice cya 11 umurongo wa 33 aravuga ngo ninde waba umujyanama w'Imana, ngo ninde ngo wamubwira icyo gukora, ngo ninde se wabanje kumuha ngo azamwiture, ngo kandi ari we byose bikomokaho, ngo mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, ngo imigambi yayo ntihishurika, ngo inzira zayo ntizirondoreka, ngo ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza, ngo ninde wabaye umujyanama we, ngo ese ninde wabanje kumuha ngo azamwiture. Dufite Imana ikomeye, haleluya. Dufite Imana ikomeye ku buryo nta muntu ushobora kuyigira inama. Dufite Imana ikomeye ku buryo nta muntu ushobora kwibwira ngo urakora iki. Ndetse Yesaya niwe wigeze kwandika aravuga ati buriya uwabaza Imana ngo urakora iki, yababaye nk'umwana uri mu nda nyina uri kubaza nyina ngo utwite iki, yababaye nk'umwana ubaza se ngo urakora iki, ngo urarema iki, yababaye nk'ikibumbano kiri kubaza umubumbyi ngo urabumba iki. Nicyo gituma Imana iri hejuru ya Nebukadinezari. Nebukadinezari afashe icyemezo, aravuze ati none se ko mutanyumvira, ko numva mutitaye ku itegeko ryanjye, Imana iri bubarengere iraba ari iyihe Mana? Ni iyihe Mana iri hejuru yanjye? Ariko burya hejuru y'abariya bose hari indi Mana, hejuru y'abakomeye, hejuru y'abateye ubwoba, hejuru y'abagukanga, hejuru y'abagusumiriye, hejuru y'abagutunga intoki, hejuru y'abakwicaza n'abaguhagurutsa, hejuru y'abagusubiza inyuma, haracyariho ubujurire. Haleluya. Haracyariho Imana yakurenganura, haracyariho Imana yagufasha, haracyariho Imana yakwibuka ibyo yavuze, haracyariho Imana itavuguruzwa, itagirwa inama, itabwirwa icyo gukora, itagurizwa ngo izishyure. Iyo Mana niyo igiye kurengera abasore rero baravuze bati niba ari ibyo Imana dukorera, Imana twizeye, Imana iri hejuru yawe kandi iri hejuru ya byose, ya bose, ibasha kudukiza. Ariko rero utagira ngo nitadukiza utwishongoreho, nitadukiza nta mpamvu n'imwe ituma tugusubiza, nta mpamvu n'imwe ituma turamya igishushanyo wakoze, nta mpamvu n'imwe ituma dukurikira inzira zawe. Mbabwire, mperutse gusoma muri Yohana 6 umurongo wa 27, Yesu ari kubwira abantu ngo nimugakorera ibyo kurya bishira, ngo dore mwankurikiye kubera ibyo kurya nabahaye. Reka mbabwire, ashobora kubiguha cyangwa ntabiguhe, ariko si ibyo bizaba impamvu yo gusubira inyuma, ibyo bizaba impamvu yo kongera kuramya ibyo wari waranze kuramya, ibyo bizaba impamvu yo gusubira ku ndahiro wari wararahiye ngo wongere uyicemo. Oya ntibikabe, oya ntibikabe. Hari umuririmbyi yavuze ngo ntibikabe bene data kongera kuba imbata za Satani, kandi twari imbata z'Imana. Ubwo rero twakiriye Kristo Yesu, ntibidukwiriye rwose kongera gusubira ku byo twaretse, kongera gukora ibyo twari twararetse ngo tubisubiremo, kuko Imana yacu itubereye maso. Pawulo rero arabwira aba Baroma, arababwira ati rwose ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ninde? Ese ni amakuba, ni ibyago, ni ukurenganywa, ni ukuba mu kaga, ni ukwambara ubusa? Atoya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Nta na kimwe gikwiriye, nta bamarayika, nta rupfu, nta bugingo, nta buzima bikwiriye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana yacu ishimwe kuko iri hejuru ya byose, tuzayigumaho, tuzayiringira. Nta mpamvu n'imwe ituma dusubira inyuma ngo dusubire ku byo twari twaranze, ituma duca mu ndahiro twarahiye, ituma twanga uwo twakunze. Imana ibaho umugisha bene data. Nari nagambiriye kubabwira ko nta mpamvu ituma tujya mu mishyikirano, kandi nta kintu na kimwe gikwiriye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Turagushimiye data kuko ukunda ubwoko bwawe, ugumane na bene data bose, kandi ukomeze kubaka no kubakomeza imitima mu bumana bwawe, mu mbaraga zawe, mu bubasha no mu bushobozi bwawe. Dukomeze tukubahisha mu byo dukora byose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.